uyu mugabo yaravuze ngo nudahagarara hamwe ngo uvuge inkuru y'ubuzima bwawe, abantu bazayitobanga bayivuge uko bishakiye. Nudahagarara ngo wamamaze ibyo ushoboye, abantu bazabisuzugura, bazabikerensa. Ikine kubera ko nutikina nta wundi muntu uzagukina. Iyamamaze ko nutabikora ntawe uzabigukorera. Snoop yaravuze ngo ushobora kuba udafite imodoka ihenze, ukaba utanambaye urunigi rwa zahabu, ariko icyo ngusezeranya nuko nuguma mu mwimerere wawe ibintu bizahinduka. Komera ku cyo uri cyo, nugatakaza umwimerere wawe uzagera kure. Yaravuze ngo ni wowe mu buyobozi w'ubuzima bwawe, ba wowe kandi wirinde kugendera mu gicucucucu cy'undi muntu uwo ari we wese. Iri jambo ni ryiza vraiment. Ni wowe muyobozi w'ubuzima bwawe, ba wowe kandi wirinde kugendera mu gicucucucu cy'undi muntu uwo ari we wese. Snoop Dogg yaravuze ngo rimwe na rimwe nugira amahirwe hari umuntu uzaza mu buzima bwawe, uwo muntu azafata ikibanza mu mutima wawe kurusha uko undi muntu uwo ari we wese yagifata. Uwo muntu azakurutira umuvandimwe, azakurutira igicucucucu cyawe, ndetse azaza yuzuza amagufwa yawe. Gusa nugira umwaka uzabona ikinyuranyo cy'uwo muntu. Bisaba kwitonda no gushishoza mu guhitamo umuntu w'inzozi zawe. Iyo atakubereye marayika, aguhindukira idayimoni. Yaravuze ngo abantu benshi bazagushuka bavuge kuri injiji kubera ko utigeze ujya mu ishuri, ariko ndakubwiza ukuri, ubwenge buvukanwa nibwo bugenga byose. Iryo ni isomo nigiye mu rugendo rwose maze kuri iyi si. Ni bya bindi mbabwira ngo isi ni ishuri, umwarimu akaba ubuzima. Aho atandukaniye n'abandi nuko umwarimu aguha ikizamini mbere yo kuguha isomo. Mu gihe abarimu basanzwe batanga amasomo, ibizamini bakazabitanga nyuma. Ushobora kwigishwa n'umwarimu usanzwe ukajya uba uwa mbere, ariko wagera ku mwarimu w'ubuzima akagucanga ukajya uba uwa nyuma. Burya nubwo twiga amasomo twigishwa n'abarimu mu mashuri, hari undi mwarimu udutegereje, kandi uwo mwarimu niwe tuzabana nawe igihe kinini. Uwo ni umwarimu w'ubuzima. Snoop yaravuze ngo rimwe na rimwe kugira igihombo ni byiza, kubera ko bitwigisha icyo tugomba gukora ubutaha. Yaravuze ngo ntushobora kumenya iyo ujya mu gihe utazi iyo uva. Yaravuze ngo nta muntu n'umwe uzakubaha mu gihe utabikwiriye. Yaranavuze ngo ubuzima bwose uzabamo ntuzaburamo kuzamuka no kumanuka. Icyo usabwa ni ukumwenyura no gushira ubwoba. Yaravuze ngo ku bijyanye n'amafaranga uzanyigane. Ubwenge bwanjye buhora ku mafaranga yanjye, amafaranga yanjye agahora mu bitekerezo byanjye. Gusa nubwo bimeze bityo, uzazirikane ko n'amafaranga akenera amahoro. Niyo mpamvu nageze ku ntsinzi, kuko nahisemo amahoro nk'ikintu cyanjye nyamukuru, amafaranga akaza agikurikiye. Yaravuze ngo rimwe na rimwe urukundo weretse abantu ntibazaruha agaciro, ariko ntuzigere uhagarika gukomeza kurutanga. Yaravuze ngo ujye uzirikana ko ukwiye kujyana n'igihe. Mu byo ukora byose jyana n'igihe. Ni bya bindi mbabwira ngo ibyo wubatse iyo utitaye ku gihe, igihe cyo kibisenya ntacyo cyitayeho. Snoop Lion yaravuze ngo mu gufata ibyemezo, buri wese agira amajwi abiri amurwaniramo. Rimwe ni irye, irindi ni iry'umutimanama we. Mu mahitamo rero buri gihe ujye ukora iby'umutimanama wawe ukubwira ko ari byo biri ukuri. Yaravuze ngo ndi kuri iyi si kugira ngo nshimishe umugabo umwe gusa, kandi uwo mugabo natuye hano ku isi. Uwo nusumba byose. Akazi kanjye ntabwo ari ugushimisha abantu. Igihe cyose umutimanama wanjye wumva ko njye nisumba byose turi kubyumva kimwe, kuba umuntu yanshira urubanza nta kintu bimbwiye. Ibyo nkora byose nkorera isumba byose, sinkorera abantu. Yaravuze ngo ubuzima bujyana no gukura no guhinduka.
uko ukura n'uko uhinduka nibyo bikugira uwo uri uyu munsi. Yaravuze ngo ushobora kunkuraho mba ukanyirukana, ariko ntushobora kunkuramo ikimbamo, ntushobora kunyirukanamo ikimbamo. Yaravuze ngo ikiremwa muntu kiratangaje, tinya umuntu ushobora kukwanga atanakuzi bihagije, gusa iyo muhuye akakumenya bya bintu byo kukwanga arabyibagirwa akagukunda. Mbere yo gucira urubanza umuntu ujye ubanza umumenye neza. Abantu batanzi baranyanga cyane, ariko iyo amaherezo duhuye bakamenya barahinduka bakankunda cyane. Aya ni amagambo yavuzwe na Snoop Dogg. Yaravuze ngo ntukicuze ibihe bibi wanyuzemo, kuko nibyo bigize uwo uri uyu munsi. Yaranavuze ngo ubuzima ni amakuru, ukurusha amakuru aragusiga. Urugero rw'amakuru ufite ku bintu runaka nirwo rugena umuvuduko mu rugendo rw'iterambere. Yaranavuze ngo buri wese arashaka kwitwa umutsinzi, kubera ko gutsinda benshi babifata nk'aho ari byose, gutsinda babifata nk'aho ari buri kimwe. Ariko burya baribeshya cyane, kwitwa umutsinzi si buri kimwe, kwitwa umutsinzi si byose, kwitwa ko wagafashe ntabwo ari byose. Burya n'intsinzi ikenera amahoro, intsinzi ikenera umutuzo. Ushobora kwitwa umutsinzi imbere ya buri wese ukureba, ariko imbere muri wowe nta mahoro arimo. Yaravuze ngo abantu benshi bishimira kubyara, ariko ntabwo bishimira kurera. Buri muntu wese muzima yabyara umwana, ariko kurera ni iby'abantu nyabantu. Buri muntu wese muzima yabyara, ariko si buri wese warera. Buri muntu wese ufite ubuzima buzima yarema ubundi buzima bw'umuntu runaka, ariko si bose bamuremera ejo hazaza heza. Igihe wumva utaragira ubushobozi bwo kurera no kubyara, uzabyitwararikeho. Yaravuze ngo iyi si iradusaba guhora turi abanyeshuri, iradusaba guhora twiga, kugeza ku kuka kacu ka nyuma biradusaba guhora twiga. Ni nka bya bindi bya mugabo yavuze ngo baho nk'aho uzapfa ejo, ariko wige nk'uzabaho iteka ryose. Snoop Lion yaravuze ngo niba hari umuntu wungukira mu kugushyira hasi, uwo muntu ujye umufata nk'indi dayimoni yose. Yaravuze ngo humeka cyane, wishime cyane, ukunde cyane kandi witegereze cyane, kubera ko iyo upfuye byose birahagarara. Ni amahirwe ya kabiri abaho iyo wapfuye. Yavuze ijambo rikomeye nifuza guha urubyiruko. Yaravuze ngo iyo ukiri muto uba utekereza ko kwambara neza no kugaragara neza imbere y'abantu ari byo by'ingenzi, ariko uko ugenda uko urugendo ubona ko gukora ikofi ari byo by'ingenzi cyane kurusha kugaragara neza. Mu magambo yose Snoop Lion yavuze nasoreza kuri iri ngiri. Yaravuze ngo imbunda si ikemura ibibazo, ibibazo bikemurwa n'intebe, no kwicara mukabiganiraho ndetse mugahangana nabyo. Aranavuga ngo umugabo nyawe ni umugabo wishingikiriza ku muryango, igihe cyose umuryango ukaza imbere, yaba mu bihe bibi no mu bihe byiza.